nongeye kuguha ikaze wahisemo kubana natwe mu biganiro bya buri munsi nk'ibisanzwe n'igasegeye muzeko ngomane ntawangwa na bose amahoro y'Imana bane n'abari iburengerazuba, amahoro y'Imana bane n'abari mu majyepfo, amahoro y'Imana bane n'abari mu majyaruguru, amahoro y'Imana bane n'abari burasira bwaryo, amahoro y'Imana yongera bane n'abari mu mujyi wa Kigali, amahoro y'Imana imigisha dore tubasabira ndetse n'abari muri diaspora. Imana ikomeze ibabane neza, ibane ibahezagire mwebwe muri mu gihugu cy'ububanye, ndavuga abarundi cyangwa mu gihugu cy'u Burundi, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nongeye kubaha ikaze rero muri cya kiganiro kigenda kigaruka ku mafilime atandukanye tugenda tubabwiraho. Iyi rero ni filime bita ni My Husband tugiye kugarukaho, ariko umva ibintu nabateguriye kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Wowe wibaza byinshi, niyo mpamvu muri ibi ngibi twabateguriye icyegeranyo kigenda kivuga impamvu zitandukanye nyirabukwe w'umuntu ashobora kwirukana umukazana wiwe nk'ubwo mwabyibone muri no filime mwege mukabireba, ariko ntimwibaze impamvu. Njyewe rero namaze gucukumbura impamvu yabitera. Mu cyegeranyo twamaze kubona ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma nyirabukwe yanga umukazana we. Akenshi bituruka ku bibazo bikomeye by'amarangamutima cyangwa iby'urwango. Zimwe mu mpamvu twamaze gusanga rero zibitera ni impamvu zigera muri 6 tugiye kubabwira kugira ngo wumve impamvu nyirabukwe w'umuntu ashobora kuba yakanga umukazana wiwe. Icyambere, ishyari. Umubyeyi ashobora kumva ko atakaje urukundo n'ubwitonzi bw'umuhungu we. Iyo azaba kuba ari hafi cyane, ashobora kurwogwa no kwemera ko undi mugore aba umuntu w'ingenzi mu buzima bwiwe. Nk'uko mwabyiboneye, umugore cyangwa umubyeyi bita Zainabo akaba ari mama Jordan watesheje umukazana wiwe umutwe kugeza kuri ubu ngubu. Icyambere kibyamugaragaje kinabigaragaza ni ishyari. Icyakabiri twabonye ari ibibazo byo kugenzura. Rimwe na rimwe bamwe mu babyeyi bamenyereye kugenzura ibyemezo by'umuhungu wabo. Iyo umukazana amugizeho ingaruka, nyina ashobora kumva agambaniwe. Aka kantu sinzirimba mukumvishije neza. Iyo cyane cyane umuntu abizi yuko umwana w'umuhungu abakundana na mama we cyane, kandi mama we abamugenzura cyane, ntaba yemera yuko yapfa gutereta umukobwa abonye wose. Ikindi cya gatatu twasanze indangagaciro zitandukanye cyangwa umuco, itandukaniro n'idini, mu dini, ubwoko, uburere cyangwa imibereho rishobora gutera ubwumvikane buke no guca imanza. Nk'ibisanzwe murabizi neza ko kera twagiye tureba amafilime atandukanye cyane, ugasanga umwe n'umwisilamu undi n'umurokore, maze ugasanga abarokore ntibemera ko umukobwa yabana n'umusore w'umwisilamu, cyangwa abisilamu bafite umusore ariko ntibakemera ko umukobwa w'abarokore cyangwa w'abemera Yesu yagira ute yabana nabo. Muri kubyenda mubyumva byose mubirushaho kugenda mubyumva. Irushanwa. Nyirabukwe ashobora kwirenganya n'umukazana uteka neza uwo. Aka kantu mukumve neza. Irushanwa. Nyirabukwe ashobora kwigereranya n'umukazana uteka neza uwo umuhungu yumva cyane umucunga urugo neza. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo ubundi akenshi na kenshi abana b'abasore, nanjye ndi umusore cyangwa ndi umugabo, twakunze kuba turya ibiryo bya mama yatetse akabitugaburira n'ikiganza cyiwe. Akenshi na kenshi ibyo biryo rero hari igihe tuba twumva ibyo biryo biryoshye kurenza bya bindi, cyangwa ugasanga mama ntabwo yakemera ko uwo mukobwa ashobora kuba yateka ibiryo byiza biryohera bitewe n'uko yari yaramenyereje. Reka mbaye ku nkuru imwe yigeze kuba mu gace burengerazuba, ndavuga wo mumenyereye kwita ng'icyangugu. Hariho umusore wabanaga na mama wiwe, uwo mugore cyangwa mama wiwe yakundaga kuba barya ubugari cyane. Murabizi neza cyane cyane ko abanyacyangwa mukunda kuvuga ko bakunda kaboga. Icyo gihe rero uwo musore yabana na nyina akunda guteka ubugari, ariko ibanga ryari ririmo nuko nyina yamaraga guteka ubugari yafataga agasozi akakamena muri ya safuriya
yasonze nk'ubugari cyangwa yacumye nk'ubugari cyangwa yavuze nk'ubutsima. Nuko rero rimwe umusore iyo yabaga agiye kurya, mama we yabanzaga kumuhereza utwo ngutwo yamukokoreye, icyo bita ibikoko, maze sinzi kuri wowe wabyita ariko nibyo bakuye mu isafuriya y'ubugari iri musutsemo n'agasosi bagiye kurisha ubwo bugari. Maze umusore amenyera gutyo. Noneho umunsi umwe azana umugore, ariko umugore akaba azi ko umugabo akunda ubugari cyane. Umunsi umwe arabuteka. Ku munsi wa mbere umusore apfunduye asanga ni ubugari ni isosi, buri munsi ntiyari afite apeti, baragenda bararyama. Bukeye bimaze inshuro nyinshi cyane, yishize nk'amezi 5, umugore genda abaza mama wiwe, aravuga ati umuhungu wawe ko mbizi ko akunda ubugari, ariko kuba twabana akaba atajya akunda kurya ubugari natetse, ni iyihe mpamvu? Umumama yaramubwiye ati rero mwana wanjye, umuhungu wanjye yamenyereye ko icyo nari naramumenyereje yuko iyo maze gusonga ubugari nsanga mfata isosi nkayisuka muri ya safuriya nkuyemo ubugari, narangiza ngakokora nkabishyira ku isahani nkabiyenda, akaba ari byo arya bwa mbere. Uyu mukobwa rero nawe yahise avuga ati nimba ari uko bimeze rero nanjye reka ngende mbikore gutyo. Yarabikoze. Amaze kubikora, umugabo atashye asonze ubugari kwa kundi bisanzwe, umukobwa ahita aravuga ati noneho aka gasahani kiwe reka ngafate ngashyire ku ruhande. Amaze kugashyira ku ruhande k'ibikoko nyine yakuye muri ya safuriya, umugabo asanga amasahani 3 harimo ipfundikiye ukwayo, asanga isosi idumije mu isororo n'ubugari, murumva ntabwo bwapfundikiye. Maze apfundiye yasana asanga ni twatundi. Yahise amufata aramuyambira. Amaze kumuyambira, umugabo yariye ubugari nk'uzutse, yariye nk'uteganya kuba ejo afite urugendo cyangwa azapfa cyangwa ari byo biryo bya nyuma agiye kurya. Nibwo bwa nyuma umugore yabonye umugabo wiwe anezerewe cyane, bitewe na cya kindi tuvuze ngo irushanwa ry'uko mabukwe cyangwa nyina w'umusore ashobora kuba ateka ibiryo byiza, cyangwa mama wawe agatekereza yuko umugore wawe atazabasha kuba yagutekera ibiryo biryoshye. Rero twari turi ku kintu cya 4, tugeze ku kintu cya 5 kiravuga ati kutavugana nabi. Kutumvikana gato kutabaho ubwo nubwo byaba bitagambiriwe, cyangwa ibihuha bivuye ku bavandimwe bishobora gukoramo inzika, nazo murabyumva. Ikintu rero cya 6 ari nacyo cya nyuma twabateguriye kuri uyu mubano w'aba bantu babiri, nyirabukwe w'umuntu ndetse n'umukazana wiwe, ibyo umuntu yari yiteze bitaragerwaho. Umubyeyi ashobora kuba yaratekereje umugore utunganye ku muhungu we. Iyo umukazana we adahuye n'iyo shusho, gucika intege bishobora guhindura kwanga cyangwa kwanga. Si imibanire yose hagati ya nyirabukwe na nyirabukwe iba mibi. Urugero muri Bibiliya dusangamo umumama cyangwa umubyeyi bita Rusi na Nawomi, bari bafitanye umubano w'urukundo wubakiye ku budahemuka no kubahana. Niba ubaza bitewe n'imimerere runaka, iyi nkuru ya Nawomi na Rusi murabyibuka yuko uyu mugabo bamwitaga Abimeleki, wari waravuye mu gihugu cyiwe agasuhukira Mowabu. Amaze kugerayo inzara yarabateye, maze umugabo arapfa. Maze gupfa apfana n'abahungu be bose bari bagiye ku rugamba mu gutera, nyine murabyumva bari batabaye icyo bita itabaro, cyangwa bagiye ku rugamba bagwayo. Maze uyu mugore abahungu be bari barazanye abagore 2, umwe yitwaga na uyu nguyu Nawomi, noneho afite n'undi mukobwa bitaga Rupe. Uyu mukobwa rero bose nyina uyu mukazana cyangwa nyirabukwe yashatse kwisubira mu gihugu cy'iwabo, bitewe nuko yarakomeje kususugurirwa mu gihugu cy'amahanga kandi ari n'umupfakazi. Abwira abakobwa be arababwira ati rero nyabuneka nimwigendere mu ngo z'iwanyu, mu miryango y'iwanyu, kubera yuko ngewe nubwo aka kanya haboneka untera inda, aba bahungu nkababyarira abahungu 2 ntago bazabasanga. Uyu Rusi rero yahise abwira nyirabukwe aravuga ati ntago bishoboka, nge nzabana nawe, nzakomeza kugumana
nawe. Rero iki cyari cyegeranyo kugira ngo twumve impamvu, nyine babwira impamvu zishobora kuba zatuma umukazana cyangwa nyirabukwe w'umuntu yanga umukazana wiwe, akaba yamugirira ishyari, akaba yashaka no kuba yamushyingira uwundi. Twikije ku iki cya gatandatu, ibyo umuntu yari yiteze bitaragerwaho, umubyeyi ashobora kuba yatekereje umukobwa. Reka mbibabwireho neza, murabibona ko uyu Zayinabo yariwe washatse kuba yazanira Jordan undi mukobwa, bitewe nuko uyu mukobwa Peri cyangwa yego Peri na Kelly, uyu barebye ubona bose ari abanyabwiza n'uburanga buhebuje. Ndetse dore ikiza cyane, abantu bakunze kuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi niho hantu honyine hari abakobwa beza cyane muri Afurika, nubwo hari ibindi bihugu bigiye bifite abandi bakobwa beza cyane, ariko turabizi ko u Rwanda n'u Burundi duhuje umuco, nubwo ururimi tuvuga rujya kuba rudahuye neza, ariko ni Ikinyarwanda. Mu kindi nuko nyine abarundi bo bavuga Ikirundi kijya gusa n'Ikinyarwanda. Dore yuko ku kera ku bw'abami cyangwa mbere hambere, abakurambere bacu bavuga ko u Rwanda n'u Burundi ntabititwaga u Rwanda n'u Burundi, ahubwo bitwaga u Rwanda n'urundi. Abakoroni cyangwa abamisiyoneri bamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda n'urundi, bahita babigaburamo kabiri. Dore yuko umwami wa nyuma ajya gutanga igihugu yavuze yuko ari nayo homework y'uno munsi ngiye kubahereza. Ndababwira yuko uyu munsi umuntu nyandike muri comment mutubwire umwami wavuze ngo igihugu ngihaye Yezu na ngihaye Mariya n'umuhungu wiwe, abari uzakiyobora, maze bagahita bamwirukana akajya ishyanga. Uwo mwami ninde? Mu mutubwire yabare uwuhe mwami koko, nimba tubanye muri iki kiganiro akakajya kwa bugezo ko turi kumwe nacyo. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukobwa uturuka mu gihugu cy'u Burundi rero yamaze kubwira nyirabukwe cyangwa mama Jordan ko Jordan yaba yaramuteye inda, kandi na Kelly akaba atwite inda. Dore ko Jordan mu nkuru yatubwiye yuko yari yatumye abura, nuko yari yarafunzwe bitewe n'umuntu wamwendereje, maze umujinya ukamwica. Muramuzi ko uyu mugabo akunda kuba afite umujinya wa danje, mwarabibonye mu bice bitandukanye. Ubwo nyina yari amaze kumubwira ati uyu mugore wawe ntago tumushaka, twaramwirukanye, ari kumubwira umucabiranya byinshi cyane. Mwabonye umujinya wabwira nyina yuko azamukuramo umutima akaba yawurya. Ibi bisobanuye umujinya. Ubundi ni iki? Mu kiganiro cy'ubutanza babwira ngo ni iki gishobora kuba cyatuma umwana yica mama wiwe? Ni ibiki bishobora kuba byatuma umwana yica mama wiwe, cyangwa ni ibiki bishobora kuba byatuma mama wawe agushakira umugore? Mbibarike mu kiganiro kizagukurikira, iki ngiki kizaba kizaco mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo rero Jordan amaze kugerayo, bamaze kumwenderanya, bamaze kumufunga. Mwabyiyumviye ko byari ibibazo bikomeye cyane, dore ko gufungirwa mu gihugu cy'amahanga ufite amahirwe abiri. Ufite amahirwe yo kuba utakatirwa n'inkiko bitewe n'icyaha wakoze, cyangwa ukaba wakicirwa muri gereza cyangwa ukicirwa muri icyo gihugu. N'abanyarwanda benshi cyangwa ni mu bindi bihugu byinshi cyane ujya wumva ngo ubu gihugu bibasira abantu runaka bakabica bitewe n'izo mpamvu zitandukanye, ariko burya igihugu kirimo amahoro, ambasade yayo cyangwa icyo gihugu gishobora kuba cyafasha abayimukira kikabafata neza. Nk'urugero reka ndubahereza rukomeye cyane, nimbe nambibabwira. Murebe mu gihugu cy'u Rwanda kirimo abanyamahanga batandukanye b'ubwoko bwinshi n'amoko menshi cyane, ariko usanga abo bantu bafite business zabo zikagenda neza cyane. Ariko iyo ukurikije urundi rugero rwo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, usanga ama business y'abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu badaturuka muri icyo gihugu akunze kuba homba, ndetse abandi bantu bakaba baburirwa irengero. Rero ibyo si byo byanzinde, ahubwo twe twibire kuri Jordan. Yari kuganiriza umushuti we amubwira yuko byari byamubaye, ari ibyo ngibyo yari yafungiwe muri icyo gihugu. Nyuma yo kugaruka rero yahuye n'ibyiza cyane, aho yasanze umugore we atwite, ariko nawe abanza kubyemera bitewe nuko yari abizi neza ko umugore ashobora kuba atabyara, ariko Imana ikora ibindi bitandukanye cyane. Dore yuko Jordan yamaze kumenya yuko atwite cyangwa umugore wiwe atwite. Ubundi iyo umugore atwite nawe ubu twite bitewe nuko mwese mu rugo rwa kimwe. Iyo uriye ibyo umugore adashaka bigira ingaruka, wisize amavuta umwana adashaka bigira ingaruka zikomeye cyane. Niyo mpamvu mwese muba mutwite cyangwa muba mufite urubyaro mu nda, cyangwa bitewe nuko umwana ugiye gusohoka aba ari uwanyu mwese. Rero Peri we ari mu gahinda gakomeye cyane bitewe nuko yashutswe n'umugore akamwemeza yuko umuhungu agomba kumukunda kandi umuhungu atamukunda, mu gihe Peri ari kwirengagiza umukunda. Ubundi bavuze ngo sanga ugusanga, kubera ko usanga basanga abandi. Iyo ugize amahirwe ugira ugukunda, iyo umukunze bibyagira umumaro ukomeye cyane. Dore yuko agashira kenshi twiruka ku bantu batadukurikira, ahubwo dusanga turi kwiruka ku bintu bigoye cyane. Peri, inkuru ya Peri na Jordan ishushanya iki? Ishushanya ko hari abantu rimwe na rimwe twiruka ku bintu ntidutubigeraho, ugasanga turi kwiruka
ariko ku batadukeneye kandi hari abantu badukeneye banadufitiye umumaro banatwumva cyane, ahubwo twebwe natwe tukaba turi gushaka abo twumva cyangwa abo twumva tukaba tutari kukumva abatwumva. Nk'ubwo buryo rero inshuti ya Peri Buyoho yamaze kwiba yakikundira umukunzi wa Peri ari kwanga. Mu buzima bibaho cyane ko icyo ufite ari agaciro abandi baba bakubona, ubundi aka kanya ushobora kuba ufite amafaranga ariko ukaba udahazwa nayo, akaba ari umuntu uri kwifuza kuba yabahagaze cyangwa ari ku rugero rw'ibyo ufite muri ako kanya. Mvuga iki se ndeka iki ko ibintu byinshi ari byinshi cyane muri ino si twakagombye kuba tufataho n'ingero zikomeye cyane. Usanga aho umukire ari kurira ndetse n'umukene ari kurira, usanga umukire ari kwifuza kugera ku rwego ruhambaye kandi hari n'umuntu uri kwifuza kugera kuri rwa rwego. Abantu bose nyine ni duhora mu nzira ya muntu, ubundi bavuga ko ari uruziga, ni nk'inzoka yirumye umurizo, kuko aho watangiriye niho usoreza. Utangira ukambakamba ukazasaza ukambakamba, nubwo bisigaye bigoranye kuba umuntu yagera kuri urwo rwego rwo gusaza muri ubwo buryo. Peri rero we afite ibibazo, dore ko na mama Jordan aka kanya afitanye ikibazo n'umuhungu wiwe gikomeye cyane kandi kinakomeye, kinarenze kuba gikomeye cyane, kuko aka kanya bataba bari kumvikana neza. Reka mbabwire ngo rero wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe ari Gasagiye Muzehe Kongomani, ariko tutaragenda turakwibutsa kuba wakora subscribe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi gikomeye cyane, ndetse kuba tubanye namwe n'iby'agaciro. Imana ibahe imigisha aho muherereye hose. Ciao turabakunda naho mu kindi kiganiro. Arufasha kubaho, amafaranga yabaye urukuta rurerure cyane, bifunga umusaraba bitwikira ikirere, ariko nzu wundi we n'ubwo igitutu cyaba cyaranyishe, sinzagurisha ubugingo bwanjye ngo mbuke, nzitwaze izina ryawe.